Ndabasuhuje kandi mbifurije byiza nyine nitwa Kimana Ernest. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda cyane cyane agezweho ku Ihaho TV, mbasaba gukora share ndetse na subscribe. Perezida Kagame yihanganishije imiryango y'abazize impanuka bajya kwamamaza i Huye. Perezida Paul Kagame yihanganishije imiryango y'ababuriye ababo mu mpanuka yabereye mu karere ka Huye, yahitanye abantu bane, abandi barakomereka ubwo berekezaga mu bikorwa byo kwamamaza. Ubwo yagizaga ijambo ku bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Huye baturutse mu turere dutandukanye twa Nyaruguru, Gisagara, Nyanza, Huye, Paul Kagame yabwiye abaturage ko yifatanyije n'imiryango y'ababuze ababo mu mpanuka y'imodoka yabaye. Hanyuma ariko hari icyo ntarangiza ntavuze cy'akababaro. Nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano, ndetse bamwe bagatakaza ubuzima, abandi bagakomereka. Rwose nagira ngo nifatanye namwe, hanyuma iyo mpanuka yabaye, abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe, ariko ndanababwira ko muri ibi byose turimo mugerageze, nta ubuza impanuka kuba, ariko hari ukuntu abantu bakora bikazigabanya gusa, ariko ubundi yashatse kubiraba. Nagira ngo tugerageze ibishoboka. Hari ibyo abantu bashobora, hari ibyo badashobora. Dukora ibishoboka, turebe ko ibi byishimo, akazi dutegereje imbere kagiye gukorwa, twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka. Perezida Kagame kandi yasabye abaturage ko muri ibihe byo kwiyamamaza bakwiye kwitwararika kugira ngo impanuka zidakomeza kubatwara ubuzima. Perezida Kagame yakomeje ku mpanuka yabereye mu karere ka Rubavu, yahitanye abantu babiri mu muvundo wabaye ubwo abaturage basohokaga ahabereye ibikorwa byo kwiyamamaza, ashimangira ko nta muntu n'umwe ukwiye gupfa muri ubwo buryo. Kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana, nabwo havamo abandi bantu nka babiri bapfuye, n'umuntu umwe ntagapfe binyuze muri ubwo buryo. Abantu barapfa ariko bapfa mu buryo busanzwe. Nagira ngo rero ibyo gusa byibutse, tugerageze uko dushoboye, ariko twifatanye nabo bagize ibyo byago. Ibyo rero tubihereho nanone bitwongera imbaraga gukora ibyo twifuza gukora, inzira turimo, ibyo tuzakora itariki 15. Rwose ndabashimiye cyane. Mwakoze kuza uko mungana uku, nanjye ndabakunda, kandi ntabwo ari ubu duhuye gusa, nzagaruka no kubashimira. Turi kumwe. Mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza, musubire mu ngo zanyu neza, mugire imigisha y'Imana.
ibyo wamenya kuri iyi mpanuka. Amakuru y'impanuka yatangiye kumenyekana mu masaha y'igitondo, abaturage benshi bavaga mu bice bitandukanye mu karere ka Nyaruguru, Huye n'imirenge ya Karama ndetse na Huye berekeza mu mujyi wa Huye mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Ubwo bamwe mu baturage bari bavuye mu murenge wa Karama mu kagari ka Gahororo bagiraga mu mujyi wa Huye hazwi nko mu Matyazo munsi y'urusengero rwa ADPR, bisi yari itwaye abantu bavaga mu karere ka Nyaruguru yasigonga abo banyamaguru kuko umuhanda warimo abantu benshi, maze abagabo babiri n'abagore babiri bahita bitaba Imana. Ababonye impanuka iba n'abagenzi baje mu imodoka bavuga ko bishoboka ko imodoka yaba yari ifite ikibazo cya tekinike ku buryo yagendaga itambatamba, aribyo bizwi mu ndimi z'amahanga nka zigzag, ari nabyo bakeka ko bishobora kuba byateye iyi mpanuka. Umuvugizi wa polisi SP Rutikanga Boniface yavuze ko abantu 4 bahise bapfa, abandi 4 nabo barakomereka, ubu bakaba bari mu bitaro bya kaminuza CHUB, mu gihe umushoferi wari utwaye imodoka yahise atoroka akaba ari gushakishwa. Yagize ati bisi yerekezaga mu mujyi wa Huye yagonze abantu bari mu muhanda, abenshi berekezaga mu gikorwa cyo kwiyamamaza. Abantu 4 bahasize ubuzima, abandi 4 nabo barakomereka bakaba bajyanywe kwa muganga kugira ngo bitabweho. ICP Rutikanga yakomeje avuga ko icyateye impanuka kitaramenyekana, hategerejwe iva mu iperereza. Yakomeje asaba abatwara ibinyabiziga kuzirikana amategeko n'amabwiriza agenga umuhanda n'uburyo ukoreshwa n'abanyamaguru, abasaba ko igihe cyose bari mu muhanda bakwiye kwitwararika. Ndabashimiye kandi bifurije byiza, mbasaba gukora share ndetse na subscribe. Nitwa Kimana Ernest, yitwa Ihaho TV Show. Ciao ciao.